dukurikijeho famille ya Adrien. Uyu mugabo nawe sinzi ukuntu ateye, njya mubona iyo duhuye buri munsi njya mubwira ko wowe uteye gute, njya nifuza gutera nk'uko uteye, kubera kugira umutima mwiza, umutima uri uciye bugufi imbere y'abantu bose. Kandi uyu muntu ni umuntu w'icyubahiro, afite intera agezeho twe tutarageraho, ariko ukuntu ajya yicisha bugufi n'umuryango we turabibakundira, kandi tuzakomeza tubibakundire, kubera ko mujya mutwerera imbuto. Twebwe hari ibyo tutarageraho nyine ngo tubishobore, ariko turabizirikana kandi tubasabira imigisha igihe cyose. Tuzakomeza tunabakunde. Mbere yuko tudarafata ifoto nawe ndagira ngo ngire icyo mvuga kuri Adrien. Adrien igihe ngera muri iki gihugu, umukobwa umwe muri groupe yaragiye gukora ubukwe n'umwana, mu by'ukuri iwabo ntabwo bari bishoboye. Ndavuga muri ya minisiteri navugaga nari nyoboye hariya mu Rwanda. Noneho uwo mwana w'umukobwa arambwira ati dadi ngiye gukora ubukwe, none nta bushobozi mfite urabizi, kuko uwo mwana w'umukobwa yigeze no kuza kuba iwanjye kubera ko iwabo batabonaga n'icyo kurya. Icyo gihe nta kazi nari mfite. Naje icyo gihe Adrien wari uyoboye worship team, ndamubwira nk'umubyeyi, Adrien amfasha atarananze, akimbona urumva nibwo nari nkigera muri iki gihugu. Bampa amafaranga worship team, uwo mwana w'umukobwa aragenda agura biriya bintu n'ibirongoranwa harya, mu by'ukuri arishima. Adrien sinabona uko mvuga hamwe n'umuryango wawe, Imana ibamugisha uwo mutima mugira, Imana izabakomeze. Reka dufate ifoto. Turazirikana neza yanyu. Hari abantu bari basabye Adrien ngo atuye mu karimbo kamwe ko turaza tuba tumwegereza mu bayumbe. Hari indirimbo yo mu gushimisha aza kudufashaho natambuke nawe. Abaririmbyi bari mu gushaka ku makwigirayo cyane, nawe azadufasha. Adrien natambuke adufashe, ko ndabona abandi bamwe barushe bicaye. Hanyuma reka turirimbane indirimbo yo mu gushimisha hamwe n'ababyeyi mwese muhaguruke. 77 mu gushimisha ivuga ngo murebe urukundo ruhebuje. God bless you. Saba bafite igitabo bakiduhe abayumbe banyakiriye. Murebe urukundo rukomeye cyane rwahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmba
tuzanezerwa cyane
nibuka nasabye ku kazi ko bampa ukwezi kumwe kugira ngo ndemisiyone nyine bazatanga ukwezi kumwe kugira ngo bashaka undi muntu uzagusimbura kuko nakoraga mu kigo cyitwa Rwanda Revenue Authority. Noneho umuntu amenya yuko nabonye green card ndindiriye kuko kwezi gushira njyamanye ya green card hehe mu nzu arampamagara nakabaro kenshi cyane atari ko muri uryamanye green card mu nzu uryamanye visa mu nzu abantu bari bukwirwa bajya gushaka visa urayiryamanye. Yumva mu by'ukuri ni ibintu zamukoze ku mutima cyane agerageza kumbwira nk'umuntu nk'inshuti yanje. Ndashimira ko Imana yaturinze aho hantu hose ntabwo byari zoroshe. Amaze kubimbwira asubije ubwenge kugenda base usiko bya bintu bitoroshe. Dutangira kureba na Madamu ahantu twari twarashize visa twazaza twicura tukareba ko cya gikapu kigihari. Murumva ariko Imana iturindira aho hantu ntabwo byari byoroshye. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana yacu ni Imana igira neza. Haleluya. Ndashimira Imana ku bwa pasiteri watwakiriye, Pasiteri Alexis. Ni umubyeyi wanje nk'uko yabivuze twiganye ku ntebe y'ishuri mu gihe cy'imyaka irenga nk'ine. Hanyuma tuza ni watwakiriye atwakira mu by'ukuri dufite abana mu gihe cy'amezi 5 tuba mu nzu yiwe. Mu by'ukuri umuryango sinabona uko mvuga ntibyari byoroshye. Uzi kuba wowe n'umudamu wawe n'abana mu nzu none irimo n'abandi bantu. Afite umudamu mu by'ukuri umutima agira sinzi uko navuga. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ibaho umugisha mwinshi. Imbari ikintu nishimye no mukazana uko niko kuri ndamubona kandi azana mukazana mwiza mu muryango. Ndagushimira. Noneho rero bageze cyo kubyara barabyara sinababwira noneho ko byagenze. Yabyaye umwana wa mbere woshipa turishima turanezererwa kandi wese ko hazaza undi uyu ni wa mwana wanjye ubyaye undi mwana. Nukuri nkambisa mu mateka ese ko bizashoboka. So azasabya rundi arongera byaruriya muhungu. Ariko nukuri nyota ibinyota. Ico nshaka kuvuga no magambo makeya. Turava mu mana uzadu umukobwa nta bakobwa tugira. Ubu naka gakobwa nyine niko dufite. Undi mukobwa uri mu rugo ni uwagendeje. N'abagenda ntaba hari hage abandi babiri gusa. Nta bakobwa tugira. Turashaka umukobwa mana yanjye. Imana imuhaye umukobwa turishima n'ukuri twarishimye kandi turanezerwa. Ukomere yo mana amasha. Arigira nuko ushaka kuvuga ngo waba ufite abakobwa akavuga ati se arashaka abahungu ariko buryo umuntu wese iyo abonye icyo yasabye Imana agomba kukishima. Nanjye rero ndashimye ko nabonye twabonye umwuzukuru w'umukobwa. Rero muri makeya ni umwanya ni muremure jewe ndaje gusoreza ku ndirimbo y'igisirimba. Reka ntanga umwanya. Murakoze cyane. Ndashaka kugira ngo n'abashumba batambuke baze hano. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana uko ryanditse muri Zaburi y'127 ni mirongo mike cyane tuyisome hanyuma duhite dusengera uyu mwana. Ndasaba pastori ko batambuka bose ntihagire usigara baze dufatanye gusengera uyu mwana. Umurongo wa mbere bavuga ngo indirimbo ya Salomo y'amazamuka ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. Haleluya. Iyo Uwiteka adashoboye kubaka umudugudu ngo abubaka barushywa n'ubusa.
iyo Uwiteka atari we ushoboye kubaka inzu, abo bakabubakira ubusa. Ariko ngo niyo atarinze umudugudu, abarinzi ngo babere maso ubusa. Umurongo wa 2 ukavuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho, niko aho Uwiteka ukunda ibitotsi. Imana niyo ijya igira uko igenera umuntu. Niba yarakugeneye ko ukwiriye kubona ibyo bitotsi ukaruhuka ukagubwa neza, nta handi wabikura. Ntabwo ari mu gukora cyane, ntabwo ari amafaranga menshi. Niba warabuze urubyaro, nta handi warukura, ni ku Mana gusa. Niba ufite icyakugoye icyo ari cyo cyose, nta handi wagikura usibye imbere y'Imana. Ngo twe kurushywa n'ubusa, ahubwo ibyo dushaka byose tubisabe, tubyingingire imbere y'Imana zabiduhe. Umurongo wa 3 niho nashaka kugira ngo dusome. Haravuga ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano Uwiteka atanga. Haleluya. Hari ijambo nshaka kuvuga, nzi abantu bari bukomanteho byinshi. Hari abadukanye ibintu byo kutabyara ku bushake bwabo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe cyo kwicuza utakibyaye. Hari igihe kizagera ukicuza utagisubiye inyuma ngo ubyare, kuko buri gihe kigira igihe cyacyo. Buri kintu kigira igihe cyacyo. Ubu ukiri muto, ukiri umusore, ntabwo umenya umumaro w'uruhinja, ntabwo umenya umumaro w'umwana ukuze. Ariko iyo umaze kuba umusaza ukeneye abagukenyeza, nibwo wibuka yuko utabyaye kandi utakibyaye. Ndagira ngo mbahane bene data, abumva ururimi mvuga, mwitonde mubyare, kuko Imana yabahaye umugisha. Ntukice abana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaduhaye uburenganzira bwo kubyara, ngo twororoke, hanyuma warangiza ukabanigira mu nda. Icyo cyaha cyo kwica wumva uzakigeza hehe? Numbabarire, ntabwo natatiriye ibyo turimo, ariko ndimo gushaka kugira ngo ngeze gushima kwanjye kuri aba bantu babyaye umwana. Umurongo wa 4 uravuga ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu musore bamera. Haleluya. Ngo uko imyambi imeze, reka nsubire mu ngo, nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu musore bamera. Hari ikintu cyo nshaka kubabwira, umwana rimwe na rimwe harabwo atuzanira umutekano. Jewe ndabizi, ntabwo nshaka gutinda ko nahamagaye abantu guhagarara hano. Hari abasaza babaga bari ahantu baragize ubwoba bwo baturanye nabo, ariko yabyaraga agatunga akagira abana bakuze, niyo yabaga adafite ibintu byinshi. Iyo abana bicaranaga nawe, yavugaga ijambo yatinye kuvuga kera. Haleluya. Haleluya. Bakamutinyura. Umva noneho umurongo ukurikira ariwo dusoreza wa 5 uravuga ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo ku marembo. Hari aho umwanzi atazamenera ngo agusange. Imana yaraguhaye umugisha wo kubyara. Ndagira ngo uyu mwanya dusengere abana, dusengere uyu mwana, ise na nyina bamufate mu biganza. Ndashaka kugira ngo mumenye yuko uyu mwana ari umugisha. Nimuhagarare hariya, ababyeyi mbazenguruke, mfashe umubyeyi umwe mu mama ahagarare hariya, ndahagarara aha ngaha. Ibi turabikora tuyobowe n'Umwuka Wera. Turashaka guhanura umugisha kuri uyu mwana, nk'abo Imana yahaye umugisha kugira ngo tuwutange kuri uyu munsi. Turashaka kubihanura nk'abakozi b'Imana kandi nk'ababyeyi. Ndagira ngo rero abapasitori twegere, turambike ibiganza kuri uyu mwana. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo,
ijambo ryawe mwami ni ukuri ritubwira neza yuko waduhaye ubutware. Dufite ubutware bwo gufunga kuri iyi si ibyo dufunze n'ijuru rikabifunga, ndetse mwami dufite ubutware bwo gufungura ibyo dufunguye hano ku isi no mu ijuru bigafungurwa. Mu izina rya Yesu Kristo, nk'abagaragu bawe, nk'abahaye uburenganzira, uyu munsi turatura umugisha kuri urugo mu izina rya Yesu, umugisha kuri urubyaro rwabo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, umugisha udakurikirwa n'umuvumo, umugisha mwami uturutse kuri wowe. Reka amahoro utanga mwami aganze guhera kuri uyu munsi. Reka mwami umugisha wawe ubayoboke cyubahiro cy'amahanga, nubwo imiryango yaba ifunze kuko ushobora kuyikingura. Mwami wanjye ntaho bashobora gufunga mu mugisha wawe yo kunyura. Ndagusabye kugira ngo wera Isiraheli uhereze umugisha w'ababyeyi be mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tumurambitseho ibiganza tugusaba kugira ngo mwami wanjye umurinde, umugoteshe uruziga rwawe cyubahiro cy'amahanga, amanywa n'ijoro ashobore kubona imbabazi zawe, ashobore kubona guhirwa kwawe, ashobore kubona mwami ubwenge buguturutseho mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ntihazagira igitero cy'umwanzi icyo ari cyo cyose kimugeraho, kubera ko afite kurindwa nawe. Urakoze mucunguzi wanjye, urakoze kumva gusenga kwacu. Reka ibitero by'umwanzi Satani ibyo ari byo byose yari yaragambiriye biburizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo mwami wanjye guhera kuri uyu munsi ahinduke itabaza, ahinduke urwandiko rusomwa na benshi, kuko mwami uyu munsi wa none tumurambitseho ibiganza nk'abagaragu bawe ndetse n'ababyeyi. Tumusaba umugisha w'ababyeyi ndetse n'umugisha uturuka ku Mana none n'ibihe byose, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera dusabye twizeye, amen. Imana ibaho umugisha, uwo mwana wahindukira umugisha guhera none ibihe byose.